Niba uri umu content creator kamwereke telefone ugomba kugura ikazagufasha muri izo content zawe ukora. Buriya iyo ugiye kugura telefone ikintu cya mbere uba ugomba kureba ni kamera yayo. Kamera imbaraga ifite megapixel, video ifata uburyo ibisamo cyangwa se ifoto ifata uburyo ibisamo. Ikindi cya kabiri ureba ni battery, capacity ya battery, uburyo battery irambyamo umuriro, battery uburyo ikora n'imbaraga battery ifite. Ikindi cya gatatu ureba storage y'iyo telefone izabika ibintu bingana gute, izabika ibintu byinshi cyangwa se izahita yuzura mu buryo bworoshye, nimara kuzura itangire gushyuha, itangire kugenda gake. Ino telefone mfite mu ntoki ni agatelefone k'agasonyi kagura make, kari mu mafaranga 100,000 katarengeje mu 100,000, kandi kagufasha gukora content zawe zikamera neza. Nyandikira kuri iyo nimero nkaguhereze utangire ukore content zimeze neza ukoresheje telefone nziza kandi ifite imbaraga. Ikintu nakundiye aka gatelefone cyane cyane, nagakundiye ifoto yako, nagakundiye ishusho ryako. Gafite ishusho ry'ikirahure, wakagereranya n'amapixel n'ama Aquas cyangwa se ama iPhone. Za telefone zifotora neza, n'iyi ngiyi uyishyiremo kabisa. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kuyikuzanira kugira ngo nyiguhereze utangire umwaka ukora content nziza zajya gukompeta na content zo ku rwego mpuzamahanga. Ngwino nkohereza aka gatelefone, harimo n'izindi nyinshi, utangire umwaka nawe ukora content zimeze neza. Ndizera ko ino video igufashije, usharinge no ku nshuti zawe